cyane cyane. Yesi nkuko bisanzwe rero ndavuze inti ni ngombwa ko tuganira ku bigendanye ni timu ya wananchi ni timu ya Rayon Sport. Rayon Sport ko yahabuye abantu. Rayon Sport yatitije abantu, Rayon Sport yakoza gashya, iragiye ifata umurwayi ewana ihita imurangiza burundu. Umurwayi tayari. Umurwayi wari uri kuri bomboni tayari yanogonotse. Ubwo ni ukuvuga ngo Rayon Sport kwa kweli ibintu mwakoze ntago ari byiza. Mwari gufata umurwayi at least mukamucumbagiza kidogo. None se ko murimo mumanura mushaka kumushugunya mu manga, murashaka gukora nk'igihe navuze. Igihe mwayimanuraga mukavuga muti nigende, kandi amakuru dufite iyo timu ariyo yabazanye mu murwa. Mana we mwahemutse kabisa. 4G kwa ujumura mwahemutse sana. Muti rero byagenze gute? Muti intsinzi yari imeze gute? Match nayirebye yose ndayirangiza. Kiyovu irahanyanyaza birangira gerageza ariko reka da pigwa 4-0 bwerere. Ni hatari kabisa. Muti rero byari bimeze gute? Ikipe ya Rayon Sport yari ifite ikintu bita motivation ya indi ya kasamutwe ya yindi hatari sana. Iyo motivation yari yavuye ku hehe? Yari yavuye ku bataramu, yari yavuye ku basaza, yari yavuye kabisa kuvuga ngo Rayon Sport natwe tugomba kwikakamwa tugakora gashya. Abantu basaza nababwiye bazakora kantu. Baje barabivuze ngo baje. Je nkagira ngo nukubeshya, ariko urabona ko kabisa babirimo neza. Nubwo hari akantu kataragenda neza cyane, ariko babirimo. Nubwo hakirimo rungurungu itaraza neza kugira ngo ijye ku murongo, ariko babirimo n'abantu bataramu. Urabona ko buri kintu cyose bagikora kugira ngo ikipe yabigirite, kugira ngo ikipe yabikomere, kugira ngo ikipe yabitere imbere. Muti bihagaze gute rero? Ikipe ya Rayon Sport amakuru namenye, abanyamuryango 50 nibo bakoza gashya, nibo bateguye match ya Kiyovu, nibo batanze amafaranga, nibo batanze buri kintu cyose cyari gikenewe kuri uyu mukino. Abo bataramu nibo bagitanze. Bari barangajwe imbere na Muvunyi. Aba bataramu bose muzi batanze agafaranga. Muti byari bimeze bite rero? Bari abantu 50 b'abanyamuryango, babandi bose muzi batanze. Ba Muvunyi, ba Gacinya, harimo ba Ntampaka, ba Sadati, uyu Gacinya Deni Chance. Aba bataramu bose muzi ifaranga bari miminnye, ifaranga baritanze kuko bavuze bati Kiyovu turayiyazibu, kwa Udi na Uvumba tutayiyazibu. Urumva batanze amafaranga. Ni ukuvuga ngo ikipe ya Rayon Sport yakoresheje arenga miliyoni 15 muri uyu mukino wa Kiyovu Sport. Ni ukuvuga ngo bari abantu 50, buri muntu yagenda gatanga ibihumbi 200. Ariko ni ukuvuga amakuru namenye, bari abataramu bari abasaza, hari abandi batangaga nyine pembeni. Ayo ni ukuvuga ngo ni ayandi azwi y'abantu bose bavugaga bati turatanga. Ariko bari abataramu hari andi mafaranga barekuraga pembeni. Urumva kugira ngo ikipe nyine nayo ikore byinshi. Buriya gutegura match yabamo ibintu byinshi, gutegura prime, gutegura ibiki na systeme kwa jena pra. Yale mambo taratara kabisa. Si mnajua au umuntu wabaye muri championnat nawe ababizi cyane. Iyo udafite urufito urashya, iyo udafite icyo bita ifeza urashya cyane kandi cyane, ukoraho ukababuka. Kuko ibintu byose na amafaranga, gutegura na amafaranga, buri kintu cyose na amafaranga, buri kimwe cyose na amafaranga. So mutiro byagenze gute? Bara abantu 50 bose, buri umwe agenda atanga ibihumbi 200. Ubaza abantu 50 ukagenda ubari ibihumbi 200, nawe wateranye ukumva agasente kari karimo. Harimo sente nyinshi ku buryo bakusanyije hafi miliyoni 10 nandi yande rero bataramu bagiye bongeraho kugira ngo ikipe imeze neza cyane. Ni ukuvuga ngo rero buri mukinnyi yari yemerewe ibihumbi 150.
noneho bagashyiraho ibigendanye n'igitego. Igitego byari ukuvuga ngo buri gitego cyari 30,000. noneho bakagenda bashyiraho n'iki, bakagenda bashyiraho n'ibyo 150 buri mukinnyi ari bubone. Ubwo ni ukuvuga uri muri 18, mbega ya timu iba yicaye hariya, ubwo ako gafaranga barakabo. Noneho bakaza no kureba na staff. Urumva ibyo byose staff ntago yanganya n'abakinnyi, iriya staff y'abatoza bose n'iki byose nabo bari babageneye urutubutse kabisa, urufito rumeze neza cyane. Ni ukuvuga ngo ku gafaranga kose bari bakuyemo bahise bagakusanya bagashyira aho ngaho. Noneho ku kibuga pare niho abakinnyi buri umwe yagiye abonera ibye. Kiyovu Sport bayahagije, aba bataramu bahageze babwira inkuru nziza abakinnyi, babwira staff arababwira bati hari ubutumwa dufite kandi bwinshi cyane buzimbye. Ati ubu butumwa burakomeye, ni ubutumwa bumeze neza. Murakubita umuntu cyangwa ni mumukubita. Buriya Rayon Sport abakinnyi bagiye mu kibuga bavuga bati n'akaguru ni gashaka kasigare kama mbaye. Mwabonaga uburyo abakinnyi bakinaga biyangaja. Kiyovu Sport yagiraga kikagera, ariko Rayon Sport wabonaga, ngira ngo niyo mwarebye match wabonaga mu kibuga uburyo abakinnyi bahagaze, babaga bafite ishyaka, bafite imbaraga, bafite iki. N'igitego cya mbere mutipe kiriya gitego yakitsindishije ubugome n'umujinya n'imbaraga, wagira ngo aragiye gupasura baro. Ko yanteye ubwoba ikipe, ariko igende gakeya. Ikipe nayibwira ntigende gakeya, hari intare zitegereje. Hari ikipe bita Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu, ikipe yavukiye kuri front. Nirudakangwa amasasu, nirudakangwa imvura, nirudakangwa izuba. Ni ikipe ikomeye y'ubukombe itegereje, iragutegereje share yo, irakubwira iti ngwino. Ati ca muri ibyo bikenyere n'imivovo ubiritagure, atari ko wowe ngwino urahansanga. Ati kujya tupambane. Iriya kipe rero nakubwira nti niyo kipe ya mbere mu gihugu. Ndetse ngiye kubwanjye n'intumbero ifite, mbona mu minsi mikeya izaba n'ikipe ya mbere muri aka karere cyane rwose, kuko urebye intego ifite, ukareba mission ifite, ukareba abayobozi bacu ibintu barimo kwitaho, ukareba abayobozi bacu ireme barimo guha ikipe, ukareba uburyo bashaka kuyizamura no kuyishyira hejuru. Ndababwiza ukuri yuko iyi kipe muri aka karere itakuwa moto wa kote mbali. Reyo rero nubwo wavunaguraga imbingo ukavunagura ibikenyeri ukasi ibibonobono, ndakubwiye nti hari urugamba rugutegereje kandi rukomeye cyane. Hari match ikomeye yakasa mutwe y'injyana muntu. Turakunywa, baravuga ngo hejuru ya rusake habiki abadendo, hejuru y'inkoko abari dendo, ngo kandi burya n'umusaza atinya nyina. Cyane mwe wanamuogopa mama yake, msije mukasubutu. Nicyo nababwira rero, murumva ko ibintu ari hatari. Nuko Rayon Sport rero abakinnyi buriya bagiye mu kibuga babizi. Abakinnyi bagiye mu kibuga bazi amafaranga bari bufate nayo bari buhabwe. Niyo mpamvu mwabonaga uburyo bakina kuriye. Ariko maskini ya Mungu Kiyovu Sport murabizi bihirimo. Iraho umwana rira nyina ntiyumve. Irahantu kuzahikura bigoye. Kiyovu Sport ugiye kubara abakire bafite amafaranga mu Rwanda, Kiyovu Sport yaba ari ya mbere ubashyize ku murongo ukabatondeka abakire. Kiyovu Sport yaba ari ya mbere mu bakire bakize bafite amafaranga. Ariko ugiye kureba niba ari urukundo rukeya, niba ari iki byose ntiwamenya. Usanga ikipe ya Rayon Sport nako ikipe ya Kiyovu Sport nta kuyitaho. Ikipe yaraganze, yarahiye kuva Juvenal yayivamo. Ubu ngubu ikipe iri mu menyo y'abasetsi, iraho umwana rira nyina niyumve. Ni ikipe y'umukandida wo kumanuka, simbizi nibizongera kugirirwa ikigongwe mbere kuko yageze gushuka daraja. Ariko aho ikigongwe cy'umubyeyi baravuga bati nyamuneka ikipe nimuyireke, ikipe mureke ikomeze ijye mu hariya, byaba ari inkuru mbi imusozi mwumva ikipe igiye. Ariko Rayon Sport navuga ko isa naho yashyizeho umusumari wanyu. Aba rero ni ukuvuga ngo ku munsi wo kuwa kabiri nanone hari abandi bari ku rutonde n'aba bazongera gutanga. Ikipe ya Rayon Sport ngo barashaka ko ikora akantu. Aho rero niho natangiye gutitirira, niho natangiye kuvuga intise perezida wacu Afande Richard muko tayari namubonye ku kibuga, yarari masesengura, yarari mareba match. Namubonye yari yicaranye n'umunyamakuru w'umukongwe Kazungu Karaveri, bari bicaranye hariya rwose bagafotozi bakuru ifoto. Bari bicaye hariya barimo basesengura match, barimo bayireba bareba uko match irimo gutambazwa. Ngira ngo
yarahari nabandi babatekinisiye ba EPR bari bahari babonye ikipe nimuyige buriya ho kugira ngo tsindwe na Rayon Sport natsindwa n'izindi ariko reyo abari amateka mugomba kuyigushura mukayishyira hari nubwo iri mitsinda ariko ngira ngo mwabibonye ikipe ya Rayon Sport ifite motivation namaze no kubona ko ikipe ari izadutera icyugazi nibyo bindi navugaga ikipe ya Rayon Sport iri organized ikipe ya Rayon Sport abasaza baragarutse abasaza bari hamwe abasaza bagize gute nabo niba bitazabananira kuko hari inkuru ndimo ntohoza nayo itarimo kugenda neza aho nubwo bishyize hamwe ariko haracyariho udukundi tutaragira gute tutarishyira hamwe neza ibyo byose ninza nkabibarura nkabishyira hariya nkabitambaza nkabibereka ubwo wenda nibwo bazagira gute bazashyira ibintu ku murongo nikajya kiburira kabo nabo bagira gutya ariko haba harimo usanga hamwe harimo akantu k'agashyamba usanga ibintu ari hatari aho nuko rero bihagaze aba basaza bashyizemo igitinyiro ikipe bayishyizemo igitinyiro ikipe bayigaruye ikintu bita igikundiro mu bafana buriya Rayon Sport yitsinda Rayon Sport iri active cyane mu kibuga abafana nushaka ubabaze icyo mushaka ubu niyo mwabwira abafana rero muti mukanda kanyenyeri babakandira mukumirwa bashyiraho amafaranga menshi muri musho kuko baba bashaka ibintu byiza baba bashaka ibintu bisoundinga neza baba bashaka ikipe iri hamwe baba bashaka ikipe iyobowe neza kandi ikipe itsinda ngira ngo mwabibonye narebye umukinnyi Mborenga afite ina ku gitego cya kane uburyo yazamutse yagendaga nk'agakoko bita swara murayizi uburyo bayiruka hari amagare bitaga za swara yagurukaga namubonye ntangira kwicuza ndavuga ni kwa kweri ewana twahombye umukinnyi mu bintu by'amaherere ariko any time rabeshya tu simbizi ngo bizagenda gute ariko ngenda avuga ko ku kiguzi cyari cyo cyose ikipe ya Rayon Sport nishaka ibe yitegura ifaranga rizaza ku meza uyu mukinnyi tuzamwigaruriza uyu mukinnyi tuzamwigaruriza kama mbaya kwa Udina Uvumba umwaka umwe umwaka umwe tuzawununua tu twakoze majabu twakoze ibara ni nko gufata intwaro yawe yakurindaga nk'umugabo ni nko gufata nk'icumu ryabaga mu rugo ukarivuna icyo gihe usigaye wazi nta kintu uba ufite gishobora kukurinda rero ubwo ikaba yaje ndetse ikaba banidogaga bavuga bati turatanga ubutumwa kuri mukeba bati mubirebe ariko abafana ba EPR mwari kuri iyi match mwabibonye mutubwo nambwe muze gusesengura murebe ese ikipe izadutera ubwoba ese ikipe izaduhagarara imbere erega ngiye ndimo ndareba match yacu burya ngo uyu mwaguye agira gute ngo iyo amagara aterewe hejuru buri muntu asamaye ngiye ndimo ndareba ibyiwanjye bihagaze gute bafana ba EPR iyi kipe ya Rayon Sport bateye ubwoba cyangwa ariko ngiye nabonye ko kaye aba basaza ni hatari baragutegura bagategura n'urushishi rwo munsi y'umusambi barategura bagategura n'umubu uri muri iriya stade hariho hose ubwo bagarutse biradusaba amayeri biradusaba ibintu bikomeye cyane natwe biradusaba ubutaramu mwabibonye rero Rayon Sport imeze neza buri kintu buri muntu aragaruka mwabonye wa mutaramu nayo nababwiye ngo wasomaga inkweto wagize utamakuru ahari ngo barimo arahamagara avuga ati ubuyobozi bumeze neza ati nyamuneka ati perezida ati abasaza turi kumwe turakorana cyangwa ntidukorana ariko mwoka byaharamwe narageze ndabona we wa mutaramu sinabibabwiye ariko murimo munuka ngo ariko rerere ngo umuntu amushaka kuwa kangaho ikiganiro cyabaruwe byari bimeze bite byaremeze bite nyatangiye avuga ati bakedebere ni masurubu bande bose ati baramputi ntibawuhamye niriwambia narababwiye ariko ubu telefone ngo ni hatari arashaka kwiyunga ni timu ya wananchi kuko hari yari yarazaririye no kuvuga ngo ubu muri aperi dafu yaraje afunga imiryango dafu yaraje araboha arafunga amaze gufunga ndetse na fande muyango nawe arafunga kuri logistique ubu no kuvuga ngo rero ifaranga bajyaga gusinyira hariya ryarabuze ubu no kuvuga ngo rero bagomba kugira gute bagomba kujyaho byeze no kuvuga aho byeze rero ubu ni kwareyo niyo irimo igira gute itanga buri aravuga ati nange reka ngende nshakira kantu reka ngende nyobye president ndamubwira uburyo bimeze neza n'ikintu uburyo nzajya kubashakira abakinnyi mbe ndi hariya
urumva rero ibintu ni hatari. Nukuvuga ngo rero reyo iyo imeze neza bose baraza. Nukuvuga ko niba twe twaborotse nta cyakura kigihari, ubu nukuvuga ngo abataramu barashaka aho bamenera. Buriya nureba na Kiyovu igize iki ikabuminga, Kiyovu igakubita igasatura, Kiyovu ikabona umuterankunga, wajya kubona ukabona bita mukasara hageze. Aterega n'ubundi ngewe ndacyari umuyovu, naye naragiye hariya gusa just kugira ngo nirira akantu, ukabona araje. Ariko nkaba Kadafi we nta kibazo, Kadafi ntacyo dupfa. Icyo napfuye na Kadafi nuko yatuzaniyemo abantu badahwitse, abantu babareyo n'abayovu. Kadafi nawe akabashyigikira akabazana. Ariko ubundi Kadafi we ni umufana wa EPR niki byose. Ngewe ntago n'impamvu wumva mvuga Kadafi ahanini nuko we niwe wazanya abo bose, niwe wazanya ku kavuyo, niwe uzana intuza, niwe uzabeshya ngarabategera, niwe uzabeshya ngaragira gutya, ugasanga afitemo akavuyo. Ndetse n'abakinnyi benshi nawe yagiye azana n'akavuyo k'abakinnyi, usanga nawe akagiramo uruhare. Urumva rero aho naho harimo iki, harimo problem. Nari ntaniye gatoya. Iyi Rayon Sport bantu, iyi Rayon Sport bantu murimo murebera turayihagarikira he? Iyi ni ikipe yarokiritishije amafaranga y'intica ntikize. Iyi ni ikipe yari iri mu bukene, ndetse yagendaga ifata abakinnyi ya PL yasize. Ni ikipe yirokiritiye mu Rwanda, ukumva ngo ifashe ngabitwa ngo bande n'abakinnyi. Uretse Ombolenga afite yageze gutya igafata ikagarura ba sefu bibitambi, ikagarura bande nabo bakinnyi baraho just igenda ipfundikanya. Ariko ni mumanze murebe, nico kikwereka ko rero Rayon Sport narayibabwiye kuva na mbere yashyize abantu hanze, yashyize ibintu byinshi hanze. Ubu Rayon Sport iza gutsindwa na Kiyovu, kambabwiza ukuri mwabantu cyangwa bakanganya ubusa ku busa, Rayon Sport yari kubigaragaje ubunebwe bukomeye. Ariko ubu ni ubutumwa bukomeye cyane Rayon Sport yatanze. Murebe intsinzi Rayon Sport imaze iminsi ibona, yatangiye nabi ibyo, ndetse n'abantu barimo bayivuma bavuga ati bihagaze gute. Ariko kenshi bikunda kubaho. Ritayadi yari yarananiwe, Ritayadi nta kintu yari afite, cyari igipinda. Abakinnyi ati mujye mu kibuga, abakinnyi bakagenda, niba bari buhamye umupira ntibabizi, bakagenda biciragura aho bagira gute, guhemba rekada amadeni bari bafite ubwatsi bwayo. Ariko kuva abasaza baziye baravuga bati reka tubanze dukemura ibibazo by'amaprime, katubanze turebe prime bihagaze gute, katubanze twitegereze eske prime irimo tubigezemo neza. Abakinnyi nibatsinda turabona icyo tubaha. Iyo niyo motivation, iyo niyo motivation cyane igaragara. Abasaza barabanza bakemura icyo kibazo, barabanza bagishyira ku murongo neza, baravuga ati gahunda zose ziragira gute, gahunda zose ziragenda fresh nkuko bigira gute, nkuko bishakirwa. Murumva? Ariko tukiyibagiza ko Rayon Sport buriya nubwe muba mubona yarazamye, ariko Rayon Sport nta kantu gato gusa kayizamura, nta kantu gato gusa kahita kaza kakayizahura kakayigarura ku murongo. Buriya Rayon Sport reka nkubwiza ukuri, niyo yaba ifite abakinnyi basanzwe mu byiciro bya kabiri, ariko Rayon Sport ikagira ikidomekamo agatego. Abafana bayo n'umunwa bakaza bagatangira kuvuga, bagatangira gufana, bagatangira kugira gute. Aho Rayon Sport igiye bakabayiri inyuma nyanyagire, bakabarahara iciye, bakabarahari. Oyo murambwira se ninde ahubwo wayishobora, ninde wayibasha iyi Rayon Sport ukikaze? Ubu rero nagize gutya nkubita akajisho ku rutonde rw'abantu bazatanga ku munsi wo kwa kabiri. Nagiye kubona mbonaho n'umuvugizi wahoze ari former umuvugizi wo bita Jean Paul wibera muri Canada, nawe yavuze ati ikipe ni byose, ati ikipe nanjye yara ndezi